iri joro nditeretse ndareba ndabona hari ikintu ubundi ngomba no kubwira abanyarwanda. Ikintu ngomba kubwira abanyarwanda by'umwihariko abasore b'ingaragu. Abasore b'ingaragu, kuba ingaragu babiterwa n'ibintu bitandukanye. Usanga umuntu impamvu akiri ingaragu kuko ari nka cya gasuku, ari kibi n'ibitama, ugasanga nawe akugiriye inama y'uko utazashaka ngo abagore nibabe ngiki kubera ko batamukunda. So rero nkubwire, uritekerereza mani, ntabwo utekererezwa n'abo bantu. Kandi niba utangiye umwaka udatekereza ku icyo kintu, utangiye nabi. Rero abasore b'ingaragu barabeshyanya ngo buriya ngo niba hari ikintu cy'iteshamutwe n'abagore. Abo bantu murishuka. Umusore w'ingaragu abayeho nabi cyane, noneho arakaba ingaragu aba no muri geto. Uzi ikintu umusore yaba iwabo ikintu waba agomba kurarana cyonyine? Sharijeri, iri joro nijye uzi uko ryagenze, nako riri ku ngende. Kamubwiza ukuri, niba uri umusore uzi noneho nsigaye nkanjyasha, ugasigara ariho uri iwanyu wenyine abandi barashatse. Ye baba we, uzabimbwira nibikubaho sha.